Ngo ni amakuru atari meza ndetse mu gihugu cy'u Rwanda ndetse ni n'amakuru akomeje kugenda agarukwaho na benshi mu bayobozi b'igihugu cy'u Rwanda. Perezida wa Repubulika Paul Kagame akomeje kugenda abisobanura neza ko abantu ubwabo ari abanyarwanda ndetse bagomba kwiga n'uburyo bagomba kugendana. Reka nyarukire no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo naho ndaza kubikubwira ibiri kuhavirwa, by'umwihariko ndaza kugaruka Bukavu nkubwire bombe zihaturikira ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ndaza Walikale, ndanyarukira Uvira, abarundi bo bakomeje kuhiganza. Reka nguhereze ikaze mu makuru agezweho hano kuri uyu muyoboro, nimba ari ubwa mbere agezweho kuri uyu muyoboro, ndetse ndakwibutsa ko ugomba gukanda subscribe, ugafungura inzogera, ugakanda like kugira ngo ibiganiro n'amakuru tubahereza bijye bibageraho gatanu kuri gatara uyu muyoboro. Ariko by'umwihariko reka nshimire nawe wamaze kuba wabikora uri w'agaciro ndetse uri n'uwo mahirwe. Reka ninjire muri politike na diplomasi biri kuvugirwa hano kuri uyu muyoboro, ndetse nagira ngo wicare utuze utumaze amakuru yacu tuyahere hano mu gihugu cy'u Rwanda. Nkubwire inkuru rwose iramutse mu karere ka Kirehe, umurenge wa Mpanga, akagari ka Rubaye, umudugudu wa Gacencero. Nakubwira ko ari amateka ndetse ni n'ibintu rwose bihagurukije ubuyobozi bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi y'u Rwanda kiramanuka rwose. Perezida wa Repubulika Paul Kagame hari amagambo ahise atangaza none ahangaha ku rubuga rwe rwa Twitter, nirwo bashyizeho ngo nirwo rusigaye rwita X. Nakubwira ko rero umukuru w'igihugu yatangaje amagambo yigisha abanyarwanda, by'umwihariko muri rusange abanyarwanda bagifite imyumvire. Ni umunyarwanda ugaragaye rwose yinjira munsi na za mugenzi we zose arazitema, ngo kubera ko yamwambuye amafaranga ye, ngo kandi rwose amaze igihe. Ibyo ngibyo rero yabigarutseho ndetse anabisobanurira abanyarwanda, dore ko rwose yakomeje kugenda anabitindaho, ubona ko ari ibintu byamubabaje bikomeye cyane. Ndetse n'ingaruka hano i Kigali ndaza kukubwira ko habaye impanuka ikomeye cyane, ndetse ko rwose bakomeje guhita barambikamo abapolisi mu mihanda kugira ngo bajye bahwishamo abamotari, by'umwihariko kuko rwose bakomeje kujya batwara ibinyabiziga basinze, ndetse ngo bagateza impanuka nyinshi mu muhanda. Inkomoko zabo bamwe ngo barara mu kazi bakora, ndetse no ku manywa bagakomeza gukora. Abajya gukora ijoro nabo ngo bakagenda banyweye ibisindisha. Akaba ari nayo mpamvu rero ngo leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikeneye ibikoresho bituma bahuhamo, ndetse kugira ngo bapime inzoga baba banyweye, ndetse bityo bibashwe gukurikiranwa no maze umutekano mu muhanda ukomeze wongere kugaruka. Ningera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndaza kukubwira ibiri kuvugirwa muri Uvira, by'umwihariko abasirikari b'abarundi bakomeje kuva mu gihugu cy'u Burundi berekeza muri aka gace ka Uvira kari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni nyuma y'uko UPDF, ingabo za Uganda, zahatirije umutwe wa 23 cyangwa se AFC 23 bakayihatiriza gufata Kisangani mu gihe cy'icyumweru kimwe. Ibi rero ngo byateye igitutu ndetse umutwe wa 23, dore ko rwose wategetswe ko nudafata uyu mujyi wa Kisangani, ingabo za UPDF za leta ya Uganda izahita zijya kuyifatira, ndetse ko rwose nibajya kuyifatira ngo byazaba bibi kuri uyu mutwe wa 23. Ibi ngibi rero ngo byateye igihombo gikomeye cyane umutwe wa 23, ngo dore ko rwose waguye mu gihombo gikomeye ko hatakarije abasirikari benshi bagera ku 3,000. Navuga ko abasirikari bagera ku 3,000 rero binjira Kisangani barahatakarije, ndetse biza kurangira abasirikari barwana ku ruhande rwa FARDC cyangwa se ku ruhande rwa leta y'Kinshasa biza kurangira bakomeje kugaragaza intsinzi. Ngo ni intambara ndetse ikomeje kugenda igora M23 muri iyi minsi. Ni nyuma y'uko rwose izi ngabo z'Ababiligi zaturutse mu gihugu cy'Ubabiligi zikerekeza mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse zagaragaye zifite ibijyanye na drone ndetse z'intambara, ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye bijyanye n'intambara. Ndetse navuga ko abano Babirigi bamarukanye icyitwa igikoresho ndetse kirimo ibimenyetso byo guteranya haba ibifaru ndetse n'imbunda zicishije makeya zo kuba bakoresha ku mirongo y'urugamba. Ariko by'umwihariko ngo bari gukorera kure ndetse bari kukurasira kure bitewe n'imbunda bafite zifite ubushobozi bwo kuba zarasira kure, ndetse ngo rwose bari gukoresha drone z'intambara, ngo bitewe n'uko rwose ngo izi nyeshyamba za 23 cyangwa se AFC 23 bamaze kwandika amateka mu bijyanye no kurasa indege zirwanira hejuru mu kirere. Ariko ngo izi drone zo ngo rwose ukizirasa ngo rwose ngo zimenya ko uzirashe, ndetse bigatuma zabasha kuba zakwepa igisasu waba uzirasheho. Bikaba ari nayo mpamvu rero ngo byakomeje kugora izi ngabo za 23 kugira ngo zibe zabasha kwigarura, by'umwihariko kano gace ka Kisangani. Ndetse rwose byaje kuba ibindi